akuze ukuntu uri rwiza nyirama Gara. urumva nataye ibiro Reka shamwaretse tukajya mu cyumba rega dufite umwanya aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera neza, nizere ko ibintu bikomeje kumera fresh sana cyane kabisa, nizere ko umeze neza, waba udukurikiranye uri hano mu Rwanda, hanze y'igihugu, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiye n'umujyi wa Kigali. Nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ibintu bikomeje kumera neza, nizere ko ibintu bikomeje kumera neza. Nakubwira ngo uyu munsi niba bitameze neza no kwihangana cyane, no kwihangana. Birashoboka yuko no munsi wawe umeze neza, gusa none birashoboka yuko waba utameze neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba wagize amahirwe no munsi bikaba bimeze neza, kora cyane kugira ngo nejo bizamere neza. Nanone nakubwira ngo niba bagira amahirwe kugira ngo bimere neza, ibuka yuko hari abandi baba bitameze neza cyane, yuko nk'iyi nkuru mba ngiye kukubwira n'ubundi ni inkuru style y'umuntu ngira ngo Nyiramana muramuzi ko yari umukinnyi waruzwi cyane muri Seburikoko. Gusa inkuru nje kukubwira ni inkuru y'akababaro cyangwa se ni inkuru ibabaje. Ngira ngo nk'ibisanzwe murabizi ko mbagezaho hano amakuru y'imyidagaduro, haba muri sinema, siporo, amakuru menshi ngenda nyakugezaho hano 5/5. Nakubwira ngo rero niba rwari ukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu nkuru zigezweho cyangwa se mu makuru abarimo aragenda avugwa 5/5, cyane ko nkubwira ko iyi ariyo channel ya mbere ikugezaho ibintu biri updated cyangwa se ibintu bigezweho ako kanya. So nakubwira ngo niba wari ukigera no kuri channel, kora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu nkuru zitandukanye. Reka nze dutangire amakuru yacu cyangwa se nkugezaho inkuru y'akababaro, navuga ngo ibaye ikimenya bose muri aya masaha y'igicamunsi kabisa. Okay, nyemera rero nongere nguhereze ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ibintu bikomeje kumera neza kabisa, nizere ko ibintu bikomeje kumera neza. Nakubwira ngo rero niba bitameze neza no kwihangana, gusa uyu munsi we bitameze neza nkuko murambikubwira, babishoboka yuko ejo byamera neza. Inkuru rero nkuzaniye ni inkuru y'akababaro cyangwa se ni inkuru navuga ngo imenyekanye kuri iki gicamunsi cyo kuri wa gatandatu, binyuze ku mbuga nkoranyambaga zo bita Clapton Kibonke, cyangwa se inkuru dukesha Clapton Kibonke. Amaje gutangaza yuko umukinnyi wa sinema mu Rwanda bakorana bakinana muri Seburikoko cyangwa se bahuriye muri filimi ya Seburikoko, imwe muri filimi navuga ngo ikunzwe cyane hano muri iki gihugu cyacu, ndetse inyura kuri televiziyo y'igihugu Rwanda RTV cyangwa se Rwanda Television. Navuga ngo ni inkuru y'akababaro cyane, ariko uyu Clapton Kibonke ntabwo yigeze atangaza impamvu cyangwa se icyatumye uyu mubyeyi cyane warumaje gukundwa muri filimi nyarwanda yitaba Imana. Gusa amwe mu makuru nabashije kumenya nuko yari amaze iminsi atameze neza. Navuga ngo rero ni inkuru y'incamugongo, navuga ngo uyu n'undi umwe mu bantu tubuze bari basanzwe muri sinema cyangwa se mu gisata cy'imyidagaduro. Ngira ngo mu minsi ishize twagiye tubona ba Bravan, ngira ngo wenda aho ngaho ni mu gisata cy'umuziki. Bravan aherutse kwitaba Imana, ngira ngo Jay Polly murabizi aherutse kwitaba Imana. Aba DJ benshi murabazi bagiye bitahira. DJ Mira murabizi ko nyakwigendera DJ Mira witabye Imana. Navuga ngo rero iyi ni inkuru mbi kabisa y'incamugongo. Navuga ngo Nyiramana benshi iryo zina mwamumenyeho cyane yuko uyu nguyu ari umwe mu babyeyi navugaga ngo bari barimo barateza uruganda imbere rwa sinema nyarwanda, cyangwa se wabonaga ko bari gutanga umusanzu n'imbaraga zabo muri sinema nyarwanda. Navuga ngo rero ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo. Ubwo navuga ngo ni nako tugomba kwihanganisha umuryango we. Navuga ngo ni ibintu bitari byiza, abantu benshi bakunze kuvuga ngo ese ngo ubu ngubu ngo mumwibutsa ari uko apfuye. Gusa buriya bro, reka nkubwire buri kintu nakubwira kimwe, navuga ngo ku bantu wenda baba badasanzwe bakurikirana nk'uyu mubyeyi cyangwa badasanzwe bakurikirana n'amakuru, ntago tuzifata, ntago naza mu makuru na mvuge ngo kanaka gute. Navuga ngo rero kuba iyi nkuru ibigiye hanze, wowe kuba nyikubwiye wenda hari icyo ushobora kubafasha umuryango. Ubu ndabizi hari abagiye guhurura ngo muramupostinze ngo ubu ngubu nibwo mumukunze, ndabizi ibintu byinshi babiri bugende bivugwa. Gusa icyo nakubwira cyo ni inkuru y'akababaro, kuko nawe nakubwira ngo wowe uri kuyireba cyangwa se nawe umenya ibi bintu hari icyo byibuze wabikora. Ushobora kuba wafasha umuryango we
ushobora kuba wafasha abana be wenda cyangwa se abana wenda yafashaga cyangwa se ushobora kuba wafasha barumuna be inshuti ze kuba umenya iyi nkuru. Navuga ngo rero inkuru tutayitangaje cyangwa se tutayivuze bishobora nanone kugira, navuga ngo ntago abantu bashobora wenda kubimenya cyane yuko twe tuba turi ijwi rya rubanda, tuba tugomba gukora amakuru mu gihugu hose tukayakubwira uko ameze, nkubwira yuko nanjye niyo mpamvu ngerageza kukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ngomba kukugezaho amakuru agiye atandukanye kandi ari updated, agezweho. Nakubwira ngo rero ushobora no kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye ukamfollowinga cyangwa se ukampereza igitekerezo cyawe, cyane yuko ibitekerezo byanyu tubihereza agaciro, cyane yuko byinshi tubikora nimwe tubikorera, cyangwa se iyo mwaduhaye ibitekerezo byanyu natwe bidutera imbaraga tukabahereza amakuru meza kandi agezweho. Nakubwira ngo rero ushaka kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, amazina hose nkurisha ni Simba Only, haba kuri Instagram cyangwa se Twitter, TikTok, Facebook, niyo mazina nkoresha. Wanyarukiraho ukamfollowinga cyangwa se ukampereza igitekerezo cyawe, cyangwa se ukanayandikira tukagenda twiganira. Ngiye nk'ibisanzwe mba hano mu Rwanda +250. Ubwira yuko rero ngiye nankugezaho amakuru agiye atandukanye. Navuga ngo rero iyi nkuru ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru imenyekanye kuri uyu wa gatandatu. Ushobora kuba uri kureba iki kiganiro ariko wa mbere cyangwa se ari ku cyumweru gusa. Nakubwira ngo ni inkuru imenyekanye kuri uyu wa gatandatu mu masaha 8:30 gutyo, mu masaha 9. Nanjye rero niyo mpamvu mbayise nyukuzanira hano live 5/5, ubwira yuko amakuru kabisa bagezweho kandi yizewe nta hantu ushaka kuyakora usibye hano kuri Simba Only TV. Nakubwira ngo rero kora subscribe kugira ngo tujye tugenda turushaho kugenda twibanira mu nkuru zijya zigezweho cyangwa se mu makuru aba arimo aragenda avugwa. Nakubwira ngo ni ibintu, ni inkuru y'incamugongo, ntabwo ibi bintu abantu benshi tuba dukwiye kubyumva, cyangwa se ntabwo inkuru nk'ingi tuba dukwiye kuyakira ku muntu w'umumama nk'uyu wabonaga ko ari kwiteza imbere, cyangwa se wabonaga ko ari no guteza umwuga wa sinema imbere. Navuga ngo yari amaje kuba ijisho rya rubanda, yari amaje kuba ijisho ry'urubyiruko. Hari ubutumwa ashobora byibuze kuba yatangaza akabwira urubyiruko. Navuga ngo rero tubuze amaboko, tubuze amaraso mashya, tubuze Imana ikomeye cyane. Navuga ngo rero ni ukwihanganisha umuryango we, ndetse ababona ubushobozi n'imbaraga bakaba bafasha uyu muryango we. Navuga ngo ntabwo haratangazwa nyakuri icyamwishe, gusa icyo nakubwira cyo nuko yari umwe mu bakinnyi bakomeye hano mu Rwanda, wabonaga ko yatangaga imbaraga muri sinema nyarwanda, cyangwa se mu ruhererekane rwa filimi zigenda zikinwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nagerageje kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga za bamwe mu bakinnyi bakina ngo navuga nka Seburikoko cyangwa se Niyitegeka Gratien, ari we nyiri iyi filimi ya Seburikoko turi kuvuga aha ngaha. Uyu mama yari asanzwe akinamo. Nagerageje kunyaruka rero ku mbuga nkoranyambaga z'uyu mugabo, ntabwo nawe arabitangaza. Navuga yuko inkuru umuntu wayitangaje cyangwa se wayishyize hanze ni umusore bita Clapton Kibonke. Ngira ngo uyu nawe muramuzi muri filimi nyinshi, bagiye bakinana filimi nyinshi, basanzwe bakinana muri filimi ya Seburikoko. Ngira ngo rero n'abakurikirana filimi ya Seburikoko umunsi ku munsi, cyangwa se bayikurikirana umunsi ku munsi nyine nk'uko nari mbikubwiye, bari bamaze iminsi batamubona. Rero ngira ngo urabona yuko rero inkuru ije ari inshamugongo. Twari dutegereje kuba twakumva nk'inkuru zivuga ati uyu mama cyangwa se uyu mudamu yasohoye filime ku giti cye, gusa navuga ngo kuba hasohotse inkuru nk'ingi y'inshamugongo ni ibintu bitari byiza. Rero icyo nakubwira cyo ni ugufata mu mugongo umuryango we, tukumva yuko byose bishoboka kandi binabaho. Nakubwira ngo rero niba rwari ukigera hano kuri Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo uzajye urushaho kugenda wibonera amakuru y'imyidagaduro agezweho, cyangwa se bimwe mu bintu bigezweho hano live 5/5. Ndagushimiye, ciao.